bwira ingabo niko karimo karabwira daso n'izindi nzego zose zigiye zitandukanye. Akanwa k'Uwiteka karimo karababwira ngo mwitegura ibihe n'iminsi, mwitegura abanyembaraga, mwitegura abakwiriye kurwana urugamba ba nyabo. Kandi iteka rwose niba muzi yuko nkuko minisita yabivuze, niba muzi ko inkotanyi zigomba gushimwa, ni ubwo n'abandi bayobozi b'ibihugu bafite amashyaka yabo nabo bafite uburyo bagomba kwatura ko agomba gushimwa, simbizi muba ariyo mukurikira. Ariko niba muzi ko Uwiteka Imana yaremye isi n'ijuru ariyo Mana, muyikurikire muvane mu mitima yanyu ibyo bivugwa ngo nibyo mwigishijwe n'abazungu, ngo nibyo abakorone. Niba ari ibyo twigishijwe n'abakorone, ejo bundi aba perezida muri Amerika bari bagiye gukora y'iki? Trump ni umwirabura cyangwa ni umuzungu? Ariko mwebwe mwavuniye ibiti mu matwi, ibitoki, amafiriti n'amanyama yamaze kubibagiza izina ry'uyu mugabo witwa Uwiteka. Ni ukuri kw'Imana, mwana w'umuntu, mwana w'umuntu, mwana w'umuntu, mwongere mwibuke Uwiteka. Nimutibuka Uwiteka kazi yako, Imana irabica, Imana irabamara, irabamarira ku icumu, irasigaza mbarwa. Kandi imiryango imwe n'abaringa zabigishije iki? Iyo migani y'abangunda n'abandi yabakuye kuki? Yabajyanye he? Izo mwiringiye ntabwo ari zo Mana nyamana. Ndababwira kwiringira Imana nyamana yahanitse ikirere, ishobora byose, ivuga bikaba, itegeka bigakomera. Umwe we yaravuze ngo nisangere, Imana yarabivuze, yarabivuze, ariko yarenzagaho ijambo ngo musenge. Rero ntabwo ari uko ariyo yabaga izifunze, ahubwo ukuboko k'umwanzi Imana yari itegerezaga ikitwa izina ry'Uwiteka. Mwitirirwa izina ry'Uwiteka nibyo bibabeshejeho. Murabizi ko bamwe na bamwe mwari murabaswa n'imirimo mwari mufite, mwari mwarayirukanyweho, ariko kwitirirwa ko muri pastor, kwitirirwa ko muri abavugabutumwa, uyu munsi mwambara amakote, abandi muri mwebwe mwambara amabubu, ariko mubuze icyo muhamiriza Uwiteka. Neza neza muremerera inkozi z'ibibi zigatesha agaciro izina ry'Uwiteka, mubuze icyo muvuga mu gihe gisa. Guhana ije guhemba, ije guhana, kandi buri wese agiye guhemberwa ibyo yakoze. Wicishije inkota azicishwa iyindi, uwicishije ifuni azicishwa indi, uwicishije umuhoro azicishwa undi, uwicishije imbunda azicishwa iyindi. Niko akanwa k'Uwiteka twakomeza kubatwa n'iterabwoba ry'abadayimoni? Kuki twakomeza gutegekeshwa no guha agaciro abatugwa ku mazosi? Reka mbabwize ukuri, bigomba kubakingira no kubarinda. Nabonye Uwiteka bitesha agaciro muri irata ngo dufite ibintu bisama ngo bizimye ibisasu. Hari ibyo bifitiye ubushobozi bwo kuzimya, hari n'ibyo bidafitiye ubushobozi bwo kuzimya. Banyarwanda, banyarwandakazi, abumva ururimi rw'Ikinyarwanda, mutakambira Uwiteka Imana. Ubuhanuzi kutaburenza ingohe, kuko ijwi ry'Uwiteka riri kuvugana nanjye ngo mbabwire. Nubwo mwanyumva, nubwo mutakumva, ariko muzamenya yuko utazigera wireguza ko ijuru ritavuganye nawe. Ntabwo uzigera uvuga ngo Imana ntabwo yigeze inuma. Imana yagutumyeho, wica amatwi wanga kumva, ariko Imana yarakubwiye. Imana yarakubwiye. Baririmbye bararirimba uzazima nka nyomberi. Ariyo mpamvu nkubwira ngo Uwiteka agutegeye amaboko. Iyi niyo mpanda ya nyuma. Birashoboka yuko aribwo butumwa Imana iguhaye, utazongera kumva ubundi. Hinduka uhindure n'abo muri kumwe, uhindure. Nongeye kubaramutsa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ndabifuriza ibihe byiza, ndabifuriza umugisha w'Imana. Abafite amahirwe n'umugisha wo kuba
muramutse muhumeka umwuka w'abazima, nongeye kubaragiza Uwiteka mvuga ngo Imana y'amahoro, Imana isumba byose, ivuga bikaba, itegeka bigakomera, ikomeze kukurindana n'abawe mwene data. Turagukunda kandi tukwifuriza ibyiza bya buri munsi, kandi Imana yemeye yuko uyu munsi uri bunega amatwi. Kiganza cyiza cy'Uhoraho, kiganza cyiza cy'Uwiteka kikube hafi mu izina rya Yesu. Ngarutse imbere y'izi kamera za Kiranuka TV nje kugira ngo twongere tubwirane kandi duhugurane, duteshanye, kugira ngo turebe ko amaraso y'umucunguzi wacu Yesu Kristo, imbabazi z'Imana ishobora byose zakururukira abumva ururimi rw'Ikinyarwanda, Abarundi, Abakongomani, bene data barimo barapfa bazira ibyo batazi, bazira ibigendanye na politike z'ibihugu tugiye dukomokamo. Uyu munsi muri iki gitondo nibyo nje kugira ngo tuganire. Bene data abanyarwanda, abanyarwandakazi, reka mbanze mbabwire ngo turimo turazira umukino tutazi, turimo turazira umukino uri hagati y'abagabo batatu, kandi urwishigishiye ararusoma. Muri aba bagabo batatu byange bikunde hari ugomba gusigwa iheruheru. Rero reka nibwirire ba rubanda rugufi, nibwirire abaneza amatwi, nibwirire ba bandi batari abafana, batari ba giti mu jisho, mbabwire ngo imbabazi z'Uwiteka ziracyahari, kandi Yesu Kristo ategeye ibiganza buri wese kugira ngo igihe gisa nk'iki ngiki amubitse ubugingo bwe, kuko iki ni igihe cyo gushyira ubugingo bw'umwana w'umuntu uri kunyumva uwo ari we wese mu biganza bya Yesu Kristo. Mana ishimwe. Muririmbye yararirimbye, haravuga ngo amaraso ya Yesu yagize umumaro, yaduhuje tutari kumenyana, yatugize kuba abana b'Imana Data wa twese, yatugize ishyanga ryera ry'ubwoko Imana yarose, tuguhaye icyubahiro, habwa icyubahiro ni cyawe Yesu, uragikwiriye amashimwe n'icyubahiro ni byawe Yesu, iminsi yose tuguhaye icyubahiro, habwa icyubahiro ni cyawe Yesu, uragikwiriye amashimwe n'icyubahiro ni byawe Yesu, iminsi yose. Imana yahanitse ikirere, iri hejuru y'amajuru, iri hejuru y'isi, itegeka abami bo mu isi n'abo munsi y'isi n'abo hejuru y'isi bose, ikwiriye icyubahiro. Ariyo mpamvu umuntu wese utabereyeho kuyiramya no kuyihimbaza, akaberaho kuramya abakuru bo mu isi, Imana igiye kumukukumbana n'ibi bihe n'iminsi dusohoyemo. Hari bene data benshi, ariko ntabwo mbarenganya, kuko bo ni abana bo kurimbuka uko byagenda kose. Niyo mpamvu bameze nk'abavuniye ibiti mu matwi batakumva, nuko bamwe na bamwe ari abana bo kugira gute, bo kurimbuka.
kuko nk'umuntu ushobora kwicazwa no kuba ngo ngewe ngo ndahanura ibyago ngo cyangwa ngo ibyo nibyo biri mu ndiba y'umutima wanjye, nuko afite ikibazo cyo kuba yaravuniye ibiti mu matwi, atareba atitegereza ngo arebe aho ibihe n'iminsi turimo turasohoramo bigeze. Ariko ndabagira inama, dore uyu munsi ni ku cyumweru, ni umunsi wo kongera kwikubita imbere y'Imana ishobora byose, usibye ko abari mu Rwanda bo abafite ayo mahirwe bo ni bake, kuko bashyiriweho amategeko yo gusengera mu mazu yabo, bagakinga amadirishya yabo, ubundi bagasenga uko babyumva. Mbese muri make igihugu cyacu cyahindutse icy'ubukarudaya, ubuyobozi bwacu bwahindutse ubuyobozi bw'ubukarudaya. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo bamwe na bamwe muri mwebwe nimushaka mugandira amahame n'amabwiriza y'ubukarudaya, kuko amategeko ayo ari yo yose abakangurira gutesha agaciro izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose, abarimo yabakura ku Mana, abagira imbata zayo mategeko. Ndashaka kubwira rero bene data bari hirya no hino mu isi, bari hirya no hino mu bihugu bigiye bitandukanye, abari muri DRC, abari mu Burundi, abari mu Rwanda, abari Uganda, abari Tanzania, abumva ururimi nkoreshamo cyangwa n'ababasha kuba babishyira ku ikoranabuhanga, ndagira ngo mbabwire ngo ntimwirare kandi ntimwishimire yuko muramutse muhumeka umwuka w'abazima, ahubwo murusheho gushakisha icyatuma mwishimirwa mu maso y'Uwiteka Imana ishobora byose. Nasomye Bible irambwira ngo nta cyabuza ibitsitaza kuza, ariko uwizana azabona ishyano. Niba ari umwe muri aba baperezida uri kuzanira ibitsitaza ibi bihugu uko bigera kuri 3, ndetse ndabona hiyomekaho n'icya 4, ndagira ngo mbabwire ngo uri kuzana ibi bitsitaza, izina ry'Uwiteka riravuga ryeruye riti azabona ishyano. Ishyano rigiye kugwira abumva ubutumwa bwiza niba bushyire mu bikorwa. Ishyano rigiye kugwira ababyigurutsa bose, kuko bagiye gukubitwa n'inkuba itagira amazi. Ndagira ngo rero mbahanurire, kandi ibyo ndi kuvuga mbwira abantu banyumva, simbivuga nkanjye, mbivuga kubw'urubanda nyamwinshi Imana ishaka kurokora. Mbivuga kubera ko hari abana b'Imana idashaka yuko bazira karengane. Mbivuga kubera ko ariko Imana yantoranyirije kugira ngo mbivuge, kandi ikaba yaranzanye kuri ubu butaka kugira ngo yemerere akanwa kanjye kuba impanda yo kubwira abadukurikiye ngo bitegure ibihe n'iminsi dusohoyemo. Birashoboka yuko uri muri diaspora ushaka akabogisi ko kubikamo ibyo uzatabarisha abavandimwe bawe, ubwo bazaba bakubwira ngo ahantu turi ntituri kubasha kubona n'igiceri cy'ijana cyo guhaha irindazi cyangwa cyo gutunda biskwiti cyangwa cyo kugura amazi. Uzibuke yuko Imana yabiguteguje hakiri kare kugira ngo ubabere umurengezi w'iminsi mibi y'Uwiteka abana b'abantu bagiye gusohoramo. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi mubi w'Uwiteka ugiye gusohorerwaho n'umuntu uwo ari we wese uri kuntega amatwi. Hari uzasohorerwaho n'uyu munsi Imana imutegeka kugira abarengera, natabarengera nawe umunsi mubi wo kuba mu miheno uramukurikiye mu izina rya Yesu. Bene data bavandimwe, muve muri komanteri zitagira umumaro, muve muri abo bameze nk'abafite imibiri nk'itakebwe.
muve kuri abo ngabo bari kubakura mu mitima izina ry'Uwiteka, bakabakangurira kuramya izindi mana. Imana isengerwa ku matelefoni ni ya hehe? Imana isengerwa muri izo nyumba bababwiye kujya kwihereramo wowe n'umugore wawe ni iyihe mana? Ntabwo mwumva ko bababwira ngo nimugende murangarire ya maporono, nimugende murangarire ya mikino y'urukozasoni, nimugende murangazwe n'ibyo ngibyo. Kwizera ko muri Kristo Yesu kubakamukemo ibihe by'umwuka wera bive muri mwebwe, ubundi Satani abone uko abarimbura. Kuki twakomeza kubatwa n'iterabwoba ry'abadayimoni? Kuki twakomeza gutegekeshwa no guha agaciro abatugwa ku mazosi? Reka mbabwize ukuri ishize amanga, ntabwo amahoro ari muri ariya masezerano yasinyiwe i Washington DC, ahubwo ubwicanyi, guhohoterwa kw'ikiremwa muntu, kurwanira amabuye y'agaciro, kurwanira balkanization ya Kongo bagakatamo Kongo mo kabiri, biri muri ariya masezerano. Hari ibintu mwahishwe mwebwe mutari kubasha gusobanukirwa, ariko ariya masezerano agiye kwica benshi, ariya masezerano agiye kugira ubujoriti benshi, ariya masezerano agiye kwisasira benshi mbere yuko ashyirwa mu bikorwa. Agomba gusiga hari umuperezida ukuwe ku butegetsi, agomba gusiga hari umuperezida upfuye, agomba gusiga hari umuryango w'umuperezida uzimye ukazima mu buryo utazibukwa. Iyo mbivuga muragaruka ngiryo n'iterabwoba ry'abadayimoni. Ibi ngibi iyo mbivuga muragaruka, hateze kera akanwa kawe ibyo kavugaga turabizi. Nushaka ububizi kajana, nushaka ube warabirekodinze, nta kiri bubuza akanwa k'Uwiteka guca muri jye ngo Imana iburira bishaka kuburira, ibwira bishaka ko bumva. Ikibazo wowe ufite ishyano, ufitanye urubanza n'Imana yuko wabaye intambamyi y'ubutumwa bwiza. Imana niza kugukandagira izaguhera ku mano, igukuremo amenyo, igupfura umusatsi, igutwikishe amabombe. Ntabwo uzapfa nk'uko abandi bapfa. Ndagira ngo nkubwire ngo urupfu rwawe ruzatinda gusohozwa, kubera ko uzabanza unyuzwe mu mubabaro, ubanza wicuze, Imana ibanza ikwibutse ko ibyo uri gukorerwa wabanje kubiburirwa, wabanje kubwirwa, ariko wanga kumva. Uvunira ibiti mu matwi kubera ko urimo urarya amafiriti, urimo urarya amakoko, umeze neza, urimo uroga mu mapisine ukagira ngo bizahoraho. Yesu Kristo we yarivugiye ngo ntimurebe iyi migi, nta buye na rimwe rizasigara rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Uyu munsi nabonye by'abana b'abantu bari bishingikirijeho Uwiteka bikuraho ibyo bafataga nk'ibigomba kubakingira no kubarinda. Nabonye Uwiteka bitesha agaciro muri irata ngo dufite ibintu bisama ngo bizimye ibisasu. Hari ibyo bifitiye ubushobozi bwo kuzimya, hari n'ibyo bidafitiye ubushobozi bwo kuzimya. Banyarwanda, banyarwandakazi, abumva ururimi rw'Ikinyarwanda, mutakambira Uwiteka. Imana idukureho amaboko y'abana b'abantu, Imana idukureho ukuboko kwa Farawo kuturemereye, kudukuyeho Imana, kutubujije imisengere, kutuburabuje. Ibi nibyo Uwiteka yambwiye kuvugana n'imitima y'abumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Ntimwirare ngo intambara ntayihari, ntimwirare ngo ubwicanyi ntabuhari. Nabonye bamwe mu Banyarwanda
bagiye guhubagurika bagafata ibyemezo bipfuye. Ndagira ngo mbabwire ngo mwitonde gufata ibyemezo bipfuye, mwitondere kugirira nabi bagenzi banyu, mwitondere kwica bagenzi banyu. Iyo mihoro muyibike, utwo dufuni mubike. Ibyo byose ndagira ngo nkubwire ngo ijisho ry'Uwiteka rirakureba, imigabo n'imigambi ufite riri kukwitegereza. Ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo ari cyo gihe cyo guhohotera bagenzi banyu, ntabwo ari cyo gihe cyo kurongora no kurongorana, ntabwo ari cyo gihe cyo gufata ku ngufu, ntabwo ari cyo gihe cyo gusekura abantu mu masekuru. Ndagira ngo mbabwire ngo mugende gake, imbere ahangaha harahanda, hazabaho igihe cy'imanza, hazabaho igihe cyo hazabaho igihe cyo kubibazwa. Ibyo bibatumbije mu mitima yanyu, ibyo bibanejeje ati nimureke bize. Ndagira ngo mbabwire ngo hazabaho igihe cyo kubiryozwa. Birasaba umuntu wese wumva ubu butumwa kububera amaso, birasaba umuntu wese wumva ubu buhanuzi kutaburenza ingohe, kuko ijwi ry'Uwiteka riri kuvugana nanjye ngo mbabwire. Nubwo mwanyumva, nubwo mutakumva, ariko muzamenya yuko umuhanuzi yabihanuye. Nta ntumwa yicwa, nta ntumwa irenganyirizwa ubutumwa bwiza, usibye abibwira mu mitima yabo yuko ibyo tuvuga bidaturuka ku Mana. Abo ngabo niwe babifata uko bagomba kubifata, ariko twebwe ntabwo tubifata nk'uko tugomba kubifata. Ndabizi neza ko hari abana b'Umwuka Wera, hari abafite amatwi yumva Imana, hari abafite amaso arimo arareba Imana. Uwo nguwo ndebye mbonamo Imana, ariko ufite amatwi atumvira Imana, ntiyumve n'Imana, ntagira amaso yumva Imana, nubwo wateka ibuye rigashya, nubwo wamutereka mu buto, ntabwo yabasha kumva Imana. N'abana bo kurimbuka abo ngabo, n'abana bo guhezwa ishyanga abo ngabo, n'abana bo gukinagizwa abo ngabo. Ntibagutera ubwoba ngo bagukange, bakubuze kumva iby'umuburo w'Imana. Mana yambwiye ngo mbabaze abajyanye Yohana ku kirwa Patimo, nuko bashakaga kumva ubutumwa bwari buri muri Yohana, cyangwa nuko Yohana bamubonagamo Imana. Abafashe intumwa za Yesu bakazibamba, bazibambaga ari uko bemera ubutumwa bwiza. Ntabwo ari igitangaza cyuko wahagurukira gupfobya ubutumwa bwiza, ntabwo ari igitangaza cyuko utambonamo Imana. Igihe cyose intumwa y'Imana, uhagurukijwe n'Imana, ararengana, akarenganwa, agapfobwa, agateshwa agaciro, akamaganwa, ariko abamwamagana ngo babare abana bo kurimbuka. Nimuterwe ubwoba n'abana bo kurimbuka bene data, ntimuterwe ubwoba n'izo nkoma amashyi zidashaka kumva Imana. Mu kanwa kabo ni pike wacu, ariko ndagira ngo mbabwire n'umwana w'umuntu. Mu kanwa kabo ni Ndayishimiye wacu, ariko ndagira ngo mbabwire n'umwana w'umuntu. Mu kanwa kabo ni Kisekedi wacu, ariko ndagira ngo mbabwire ngo abo n'abana b'abantu. Mushakishe mu maso y'Uwiteka, mushake icyatuma amaso y'Uwiteka bishimira, ibindi byose murimo ni impfabusa. Nimushaka mutunde ingabo mushyire ku mipaka, nimushaka mutunde abadaso mushyire ku mipaka, nta kibuza umugambi w'Imana gusohora. Imana irashaka ko umwana w'umuntu uwo ari we wese yicisha bugufi, akongera kubaha Imana, akayiramya, akongera akayibuka, akibuka ko ariyo yamucishije mu minsi mibi, akibuka ko ariyo yamukuye ku gisasiro, akibuka yuko ariyo yamubyaje abandi babyeyi bapfushije, akibuka ko ariyo yamukuye ku buriri bwaho yari arwariye abandi bamaze kuhapfira. Aho Imana yagukirije niho abandi baguye. Ibyo ngibyo warabyirengagije, ibyo wabitesheje agaciro. Aho abandi ba perezida baguye, wowe yarahagukirije. Ndagira ngo nkubwire ngo ibi nkubwira ntabwo mfite ubwoba bwo kubiguhamiriza. Ikazita hari ingurukana bumenyi, ikazita hari uburyo ubu butumwa bugomba kukugeraho. Icyo utazireguza nuko utazigera wireguza ko ijuru ritavuganye nawe. Ntabwo uzigera uvuga ngo Imana ntabwo yigeze inuma. Imana yagutumyeho, wica amatwi wanga kumva, ariko Imana yarakubwiye. Imana yarakubwiye. Baririmbye bararirimbye, bavuga butumwa barabwirije,
abahanuzi barahanuye, bamwe banigishwa imigozi, abandi bateshwa agaciro, abandi barangazwa, insengero zirafungwa, ibintu byose birangizwa kugira ngo abantu batabwirwa iby'ibihe n'iminsi, abantu bahezwe mu icuraburindi. Ariko ntabwo Imana izigera yemera yuko abana bayo bahezwe mu icuraburindi, ntabwo izigera yemerera ijwi ryayo kudatambuka ku bana ba. Ntabwo bibaho. Imana yatanze ubuhanga n'ubwenge, Imana itanga ubushishozi, tanga guhimba ubwenge mu buryo bugiye butandukanye. Imana ihereza umunyamerika umugisha wamenye ubwenge bwo gushyiraho YouTube, Imana ihereza umunyamerika n'umuchina, Imana yahaye ubwenge bwo gukora mikrofone, ikabaha ubwenge bwo gukora amakamera, kwari ukugira ngo mutazagira icyo mwireguza ngo Imana ntiyababwiye, kwari ukugira ngo mutazagira icyo mwireguza ngo Ezekiyeli ntabwo yababwiye ubutumwa bwiza. Ibi nibyo mbabwira kandi nibyo mbahamiriza. Igisubizo kiri muri ibi ni ukwambara ibigunira gusa, nta kindi. N'ikimana ishaka, n'ikimana ibasaba, nta kindi. Mwambara ibigunira, mutakambira Uwiteka Imana yacu, mugendagende mu mihanda ya Kigali, mubwire Imana ngo Uwiteka turagutakambiye, turagusabye, hagarika kumeneka kw'amaraso, turagutakambiye, turagusabye, igihugu cyacu gihereza amahoro, ukuboko kwawe gukure kuba turwanya, twongeye twibutse ineza yawe, twongeye twibutse ibihe n'iminsi wagiye udukuramo, tukwibutse muri Covid, tukwibutse muri 94, tukwibutse inzara yatwishe, tukwibutse muri gacaca, tukwibutse dufunze, tukwibutse impande zose, tukwibutse mu mabiro, tukwibutse hana. Mwongere mwibuka Uwiteka. Nimutibuka Uwiteka kazi yako, Imana irabica, Imana irabamara, irabamarira ku icumu, irasigaza mbarwa, kandi imiryango imwe n'imwe irazima. Nimutabikora, mubyihorere, mubyite ko ari iterabwoba, mwigira abajoroko, nimwigira abanajuwa, mwagira ngo ahari Imana ifite igihombo cyo kugukandagira mu gihe wanze kuyuba. Yigeze ibwira umugaragu wayo witwa Mose, iramubwira ngo bwa bwoko ndabubonye, n'ubwoko butagonda ijosi. Rangije imubwira amagambo akomeye, iramubwira ngo nyihorera mbarimbure, nawe nzakoramo ubundi bwoko bunyubaha. Ndagira ngo ngo niwanga kubaha Imana, nta gituma Imana itarokora ababyeyi bazabyara abana bubaha Imana. Nta gituma imigongo y'ababyeyi n'inda z'ababyeyi zitazatwita abana bubaha Imana, abayobozi bubaha Imana mu gihugu. Nta kizatuma Imana itabikora, ariko we nta rwibutso uzasigarana, uzazima nka Nyomberi. Ariyo mpamvu nkubwira ngo Uwiteka gutegeye amaboko, iyi niyo mpanda ya nyuma. Birashoboka yuko ari bwo butumwa Imana iguhaye, utazongera kumva ubundi. Hinduka, uhindure nabo muri kumwe, uhindure imitekerereze. Imana wiringiye si Imana yo mu ijuru, wiringiye imana z'abanyamahanga, wiringira imana z'akazi, wiringira imana z'ikoranabuhanga, wiringira izo kuri telefoni, wiringira, ariko izo ngizo wiringiye zizagukoza isoni ku mugaragaro, bose babireba. Ubwo uzaba uvuga ati Uwiteka ngwino undengere, ubwo uzaba uvuga ati noneho turapfuye turashize birarangiye, nibwo uzavuga ati ariko abahanuzi b'Uwiteka barahanuye nanga kumva. Muririmbyi yaravuze ngo nakamanyu k'umutsima, nakamanyu k'umutsima kakuryohera uyu munsi, ejo kakakuniga. Iyo ubonye uguwe neza, ejo bigahinduka. Iyo mafaranga yawe nakamanyu k'umutsima gusa, izo ngendo ukora nakamanyu k'umutsima gusa, inifomo wambaye nakamanyu k'umutsima gusa, muri izo birurimo nakamanyu k'umutsima gusa. Nibuke iby'imbaraga Imana yakoze ku buzima bwacu, mwibuke
abari bafite amafesi meza n'amapura meza barapfuye, wowe urasigara. Basore b'ibikwerere abo barapfuye, urasigara. Abadamu b'ibikwerere barapfuye, urasigara. Cyangwa se b'ibishongore barapfuye, urasigara. Abakobwa beza barapfuye, urasigara. Ni iki kiguteye gutera Imana umugongo? Rabero, amajipo atamaye agaciro, wiganye imyambaro ya Rihanna, wiganye Rick Ross, wiganye Jay-Z. Hayiwe data we, Imana ije guhana, ije guhemba, ije guhana, kandi buri wese agiye guhemberwa ibyo yakoze. Wicishije inkota azicishwa iyindi, wicishije ifuni azicishwa indi, uwicishije umuhoro azicishwa undi, uwicishije imbunda azicishwa iyindi. Niko akanwa k'Uwiteka kabivuze. Ndabarahira Uwiteka uhoraho, uwahanitse ikirere, uwabumbye ijuru, Imana iri kuvugana nanjye ibikomeye biteye ubwo. Hariyo mpamvu ndaga kuguha aya makuru. Ndashaka kuguha aya makuru y'umurwa. Ndashaka kukubwiza ukuri kwivuye mu kanwa k'Uwiteka. Ndashaka kukubwira nshize amanga. Ndashaka kuguha aya makuru wowe n'urubyaro rwawe, wowe n'umuryango wawe. Icara kuri televiziyo ukurikire, cyangwa se ufungure telefoni yawe ukurikire. Imana ntizaguhora kutumvise, Imana izaguhora kutumviye. Izaguhora kutumviye. Bahanuzi barahanura ati ndabona impunzi zihunga, munzi nyinshi, mukaniga amakesi atamaye agaciro, atanagize n'ibyaha. Barahanuraga bene data. Wisize umuntu guhanura ati Imana ivugana namwe ni yahe, Imana yagukoresha ni yahe. Iyi Imana igiye gukoresha umuntu ntabwo ireba ahavuka, ntabwo ireba ku buranga, nta nubwo ireba igihagararo, nta nubwo ireba ku bushobozi bw'amafaranga, cyangwa ngo irebe ku bwenge nk'uko abana b'abantu mubyibwira. Imana ireba nk'Imana, ntireba nk'uko abantu bareba. Ndagira ngo nibwirira ababarizwa mu gihugu cy'u Burundi, musenge kandi musengera iherezo ryanyu. By'umwihariko Abarundi ntacyo mpfa namwe, musengera iherezo ry'ingoma ya perezida wanyu. Imana imushingira akabando, yibuka imirimo yiwe, imurengere. Abanyarwanda musengera iherezo ry'ingoma ya perezida wacu. Imana imuramburira amaboko, imurebana amaso y'imbabazi, imugirire neza. Ntabwo igihe dusohoyemo ari icyo kurata ingabo, ahubwo ni igihe ingabo zigiye kumvana imitsi, zikamenana udutuza, zikamenana uduhanga. Ibyo byo mugomba kubyitega kandi mugomba kwitegura kubyinjiramo. Rero birasaba yuko abakunda igihugu cyabo, abari hirya no hino ku isi, abashoboye gutakambira ijuru, dusengere ibihugu byacu, dusengere n'abayobozi b'ibihugu byacu. Imana nibona ko kubahindura ari ngombwa, ibahindure, ishyireho abandi. Nibona kubahindura atari ngombwa, ibabarira icyaha n'igicumuro cyandikishijwe ikaramu ya Yuda. Nimara kugikuraho, Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi dukomeze, Abarundi n'Abarundikazi dukundane, izina ry'Uwiteka rikomeze guhabwa icyubahiro. Mbone mu Burundi Abanyarwanda bajya kubwiriza ubutumwa bwiza, mbone Abanyarwanda baza mbona Abarundi baza kubwiriza ubutumwa bwiza mu Rwanda, nkuko Abanyarwanda bajya kubwiriza ubutumwa bwiza Kenya, bakajya kubwiriza ubutumwa bwiza Tanzania, bakajya kubwiriza ubutumwa bwiza.
tubone bajya kubwiriza ubutumwa bwiza. Jobundi muribuka ijambo Imana yampaye, yaramubwiye ngo nimbasomera ijambo rivuga ngo ni munyumve mwebwe abo nahetse, nonyeje abana ndabarera ariko barangomera. Inka imenya nyirayo, indogobe ikamenya urugo rwa shebuja, ariko abarundi ntibanzi, abanyarwanda ntibanzi, ubwoko bwanjye ntibunyitayeho. Hariya agasoza havuga ngo nimuze tujye inama niko Uwiteka avuga, nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota y'Uwiteka izabarya. Niko akanwa k'Uwiteka kagize gute kabivuze. Ntabwo ari akanwa ka Hezekiya, ntabwo ari akanwa k'umuhanuzi, ahubwo akanwa kiri kuvugira muri jyewe. Niko karimo karabwira abanyarwanda n'abanyarwandakazi, niko karimo karabwira abavuga butumwa, niko karimo karabwira abapasiteri, niko karimo karabwira abaperezida, niko karimo karabwira abaministire, niko karimo karabwira ingabo, niko karimo karabwira daso n'izindi nzego zose zigiye zitandukanye. Akanwa k'Uwiteka karimo karababwira ngo mwitegure ibihe n'iminsi, mwitegura abanyembaraga, mwitegura abakwiriye kurwana urugamba banyabo. Kandi iteka Imana ntijya ivuga iby'umutima w'umwana w'umuntu ushaka kumva, ahubwo Imana ivuga ibyo ishaka kumvisha umutima w'umwana w'umuntu. Rero mwindenganya bene da, nanjye ntabwo ari jyewe kuba Imana ishyize muri iyi minsi, ntabwo ari jyewe ubyishyizemo. Narababwiye ngo ntabwo biri mu murongo wo gushaka views. Dufite ibyo twashakiramo views, twambaye ubusa tukajya ku mihanda cyangwa tukigisha abantu kurongora no kurongorwa, twabona views. Ariko hari iby'Imana idushyizemo, duhanganye na bamwe twajyaga duhangana tugakubitana twabona views. Ariko ntabwo ari wo murongo turimo. Turi mu murongo wo kugeza ku bantu icyo Imana ishaka ko bumva, kugira ngo batazireguza ko tutababwiye. Makorari, banyamasengesho, bavuga butumwa kazi, mwe kwishimira ibihe n'iminsi dusohoyemo, ahubwo mwambare ibigunira dutakambira Uwiteka Imana ishobora byose, iyahanitse ikirere, ivuga bikaba, itegeka bigakomera. Imwe yatumaga Abisiraheli bazamura amaboko ya Mose barangiza bakanesha, ariko ngo batuma Mose amaboko yiwe amanurwa yananiwe, ngo ingabo z'Abisiraheli zigakubitwa. Mwebwe muri kunanirwa kumfata amaboko, ahubwo mukantera amabuye. Amaboko yanjye mwagize gute? Muri gutuma amanuka, muragira ngo muneshwe. Nta nubwo mufite kwishimira yuko Imana ihagurukije umuhanuzi wo gushira amanga muri mwebwe. Ariko abana b'abantu mwe muzagirana urubanza rukomeye n'Imana ishobora byose. Koko uburu wo kwireguza n'ibyo gufungwa kw'isengero Imana yarabivuze, ariko yarenzagaho ijambo ngo musenge. Rero ntabwo ari ukariyo yabaga izifunze, ahubwo ukuboko k'umwanzi Imana yaritegerezaga, ikabona imigabo n'imigambi umwanzi afite, ikabona imigabo n'imigambi by'ibyo baduteze mu nsengero. Nibo batwoherejemo ibijura, batwoherezamo amabandi, kugira ngo babone ibyo bazaturega. Iteka Satani azererezwa mu bana b'Imana no gushaka ibyo abarega. Mubyibuke ku nkuru ya Yobu, ngo Satani yari ari gutambagira isi, ngo ari kuyizereramo, ngo abana b'Imana bateranye, ngo arangije aragenda aterana nabo, ngo noneho ngo ari kugenda atambagira, ngo Imana ibona Satani iramubaza iti
Satani uvuye ngo aramusubiza ngo mvuye gutambagira isi no kuyizereramo. Haraje Imana iramubaza ngo witegereje umukiranutsi wanjye Yobu ko ntawe uhwanye nawe? Haramubwira ngo yabuzwa n'iki guhirwa ko wamuhaye byose, ukamuhereza igitinyiro, ukamuhereza ubudahangarwa, ko nta hantu indwara yanyura ngo yinjire ku mubiri we, ko nta hantu umwanzi yamuhera ngo amurimbure, ko nta wamwaka amatungo. Yabuzwa n'iki kukubaha? Ushobora gusanga Satani yarajyanye inzandiko ku Mana akaturega ati mwabo ati Ezekiel se yabuzwa n'iki kuguhimbaza? Reka nzifunge ubundi uzarebe ko hari n'umwe uzavuga. Reka zimwe na zimwe zisenywe uzarebe ko bagukunda, uzarebe ko hari n'umwe witeguye kuba yapfira izina ryawe. Bateze perezida wabo ajye avuga amagambo agupfobya, urebe ko azaboneka umuhanuzi n'umwe uzamagana ibyo ngibyo. Ariko ndagira ngo mbwire abantu badukurikiye, Imana ntikabura icyubahiro. Mpari naracunguwe n'amaraso ya Yesu Kristo, kandi nawe ugize kugambirira kwiza, Imana ntikabura icyubahiro. Wicaye aho uhari warakijijwe, warabatijwe, Imana ntizabura icyubahiro. Ibyo rero narabyitegereje mbona ko ari ikirego Satani yakomeje kujyana imbere y'Imana umunsi ku wundi. Ndagije ndavuga ntabwo nakwemera ko izina ry'Uwiteka rikomeza gusuzugurwa. Abantu bari muri Imana n'ubundi ba mu mutima, tuzasengera mu mutima, kandi ababivuga ni bamwe mu bagize amahirwe make yo gukingirwa isengero no kuba batakibarizwa mu nsengero. Abimuriye ibikorwa byabo kuri social media nibo. Baratengera abazungu baradushutse, abaje kutubwiriza ubutumwa bwiza baradushutse. Mwabuze ibyo mwireguza, kandi kuba mwitwa izina ry'Uwiteka, mwitirirwa izina ry'Uwiteka nibyo bibabeshejo. Murabizi ko bamwe na bamwe mwari murabaswa n'imirimo mwari mufite, mwari mwarayirukanyweho, ariko kwitirirwa ko muri pastor, kwitirirwa ko muri abavuga butumwa, uyu munsi mwambara amakote, abandi muri mwebwe mwambara amabubu, ariko mubuze icyo muhamiriza Uwiteka. Neza muremerera inkozi z'ibibi zigatesha agaciro izina ry'Uwiteka. Mubuze icyo muvuga mu gihe gisa nk'iki ngiki, mubuze icyo muhamya ku munsi nk'uyu nguyu ukomeye. Muracecetse, iminwa yanyu irumye. Mwahimbaga ari uko muri ku mamikoro, mwahimbaga ari uko muri kubyinira ku mpimbi. Mana uzikurinda izikurinda utaciye muri ibi bigoye ngo ubone yuko izikurinda. Abiringiye abantu barabahemukira, ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. Wowe nujya uhemuka kandi ntukoze isoni, habwa ikuzo Mana yacu kuko urayikwiriye. Imana yaturemeye kuyihimbaza. Izo si indirimbo mwaririmbaga. None kuki aho kwiringira Imana muri kugaragara nk'abari kurwanira ishyaka ryo kwiringira abantu? Abiringiye pike azabahemukira, kandi nibamuhanga amaso azabakoza isoni. Kandi ubwo ndi kubaririmbira. Murebe ibihe n'iminsi turi gusohoramo, mwumve icyo akanwa k'Uwiteka kari kubabwira mu bihe bisa n'ibi ngibi. Muhaguruke tugaragaza amaboko y'Imana yacu kari maremare, kari magari. Tugaragariza abatuyobora yuko kutuyobora bitabahereza uburenganzira bwo kudukamuramo no kudukuramo uwo twizeye, uwo twiringiye, kuko ugushikamijeho umutima Mana, ugushikamijeho umutima uzamurinda abamahoro masa.
mutega amatwi mubwire icyo ijuru riri kuvuga, munyumve mwebwe abari ku mpera z'isi, muntege amatwi mbabwire icyo umwami abwira imitima y'ubwoko bwe bwose. Muve mu bitagira umumaro, muve muri izo nzira, muve mu rungabangabo. Umugaragu w'Imana witwa Eliya yigeze abwira Abisirayeli, arababwira ngo muzageza he guhera mu rungabangabo? Niba muzi ko Uwiteka ari we Mana mumukurikire, ariko niba muzi yuko hari aba baperezida bacu nabo mubakurikire, mubigaragaze rwose ntacyo bitwaye. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo niba muzi yuko ubuyobozi mwashikamijeho imitima ari bwo Mana rwose, niba muzi yuko nk'uko minisita yabivuze, niba muzi ko inkotanyi zigomba gushimwa, ni ubwo n'abandi bayobozi b'ibihugu bafite amashyaka yabo nabo bafite uburyo bagomba kwatura ko agomba gushimwa, simbizi muba ariyo mukurikira. Ariko niba muzi ko Uwiteka Imana yaremye isi n'ijuru ariyo Mana, muyikurikire, muvane mu mitima yanyu ibyo bivugwa ngo nibyo mwigishijwe n'abazungu, ngo nibyo abakorone. Niba ari ibyo twigishijwe n'abakorone, ejo bundi aba baperezida muri Amerika bari bagiye gukora y'iki? Trump ni umwirabura cyangwa ni umuzungu? Rero ni ukuvuga ngo nabo ubwabo baracyari imbata z'abakoroni. Wowe barakubuza kuba imbata y'umukorone gute kandi nabo ubwabo bakiri imbata z'abakoroni? Funguka ibitekerezo. Amasezerano bayasinye bahagarariwe nande? Nicyo ugomba kubanza kumva. Ahangaha rero niho hagusaba ubwenge n'ubushishozi bwo kumenya ko babagabo burya batubuza bahumekewemo n'umwuka w'Imana, ahubwo batugiriye neza kuza kutumenyesha iyahanitse ikirere kitandukanye n'iya Rutanga rw'amaboko, kitandukanye n'iya Mana y'u Rwanda bavuga. Biratandukanye, hari itandukaniro. Iyo Mana y'u Rwanda bavuga ntiyigeze itera abanyarwanda n'abanyarwandakazi gukundana. Iyo Mana ishobora byose niyo yonyine yatwigishije urukundo, yatwigishije kugirana imbabazi, yatwigishije kugirana neza. Imana y'u Rwanda yabigishije iki? Izo za Ryangombe za Baringa zabigishije iki? Iyo migani y'abangunda n'abandi yabakuye kuki? Yabajyanye he? Izo mwiringiye ntabwo ari zo Mana nyamana. Ndababwira kwiringira Imana nyamana yahanitse ikirere, ishobora byose, ivuga bikaba, itegeka bigakomera. Umwe we yaravuze ngo ni isambu itarumba, undi aravuga ngo ni ubwugamo bw'umugaru. Ese nubwo waba umunyabwenge, waba urusha Dawidi, waba umunyabwenge kurusha Salomo, genda urebe ibitabo yanditse. Yaravuze ngo byose ni ubusa. Ikintu icyo ari cyo cyose cyagenewe igihe cyacyo. Ikibazo nuko abana b'abantu mwibagirwa yuko hari umunsi wo kuvuka hakaba n'umunsi wo gupfa. Mwibuke yuko hari umunsi wo kuvuka, hari umunsi wo gupfa. Uko byagenda kose umunsi wa buri muntu urahari, umunsi w'Uwiteka urahari. Ndababwiza ukuri ko Imana ishobora byose. Ndababwira mwumve kandi mutega amatwi. Ibyo mwishingikirijeho, ibyo mwiringiye ntago ari byo Imana yiringiye. Umurundi muramuca hehe ko yamaze kudekarara intambara? Umukongomani muramuca he ko yamaze kudekarara intambara? Kandi kejo bundi nababwiye yuko Imana ihaye amaboko abanzi banyu. Menya ibyo mbabwira mutabitega amatwi. Kubera iki mutumva? Kandi Imana yabahaye ubabwira ibiri gutekerezwa n'ibiri kugambirirwa. Murakomeza mwizera amaboko adahari, murakomeza mwizere za Baringa, mwizere za Kadahumeka. Ariko ndababwira kwizera
izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose. Ndimo ndagana ku musozo, ntabwo ndi butinde. Ndimo ndagana ku musozo kugira ngo nitegure kwigira mu materaniro, njye kuramya Imana, njye kuyihimbaza, njye kuvuga ibyiza by'imirimo y'intoki zayo yakoze ku buzima bwanyu. Ariko mwebwe mwavuniye ibiti mu matwi, ibitoki, amafiriti n'amanyama, yamaze kubibagiza izina ry'uyu mugabo witwa Uwiteka. Ni ukuri kw'Imana. Mwana w'umuntu, mwana w'umuntu, mwana w'umuntu, mwana w'umuntu, mwana w'umuntu, mwana w'umuntu, ni wowe Uwiteka anumyeho. Tega amatwi wumve iby'umuburo w'Uwiteka. Reka kuvunira ibiti mu matwi. Wambaye umubiri upfa, wambaye umubiri uzabora, wambaye umubiri uzarangira. Umva icyo Uwiteka avuga. Uwagushyiriyeho umunsi wo kuvuka, akanagushyiraho n'umunsi wo kuva ku isi, arimo aravugana nawe. Uwashyizeho umunsi wo kuvuka kwawe, agashyiraho umunsi wo kuva ku isi, aravugana nawe aya magambo. Tega amatwi wumve, ureke kuvunira ibiti mu matwi. Ibyo wiringiye, ibyo wishingikirijeho ntabwo ari Imana nyamana, ntabwo ari Imana yaremye ijuru n'isi, ntabwo ari Imana yanitse ikirere. Ivugana nawe yo nifite mu biganza ibyo byose. Dore ibendera ya Yesu iramanitswe, nguwaraje ahuru yaryo ngo atabarabe. Ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe, ninde wabashobora. Dore hari umunsi mwiza ukomeye, dutegereje utaragera. Uwo ni umunsi w'igitangaza. Ndumva imirindi ya Yesu hafi yanjye. Ndimo nderekeza ku musozo bavandimwe. Ndimo nderekeza ku musozo w'ubutumwa ijuru ryari ryashyize ku mutima wanjye. Niba uri umunyabwenge, aya magambo ntace mu gutwi ngahingukire mu kundi. Ndi kuvuga nkavugishwa n'ibyo nitekerereje, ntabwo nabona icyo mbwira abantu iyi minota yose. Ariko kubera ko ibyo ndi kuvuga ari ibiva mu kanwa k'Uwiteka, bimeze nk'isoko idudubiza amazi y'urubogobogo, bikaza bibwira imitima y'ubwoko bw'Imana. Imana irengere buri muntu wese wumvise ubu butumwa, irengere ibihugu byacu mu izina rya Yesu, kandi itanga amatwi, itange n'ubwenge, itange no gushoboza, ikuremo abantu kwinangira imitima, kubera ko akanwa kayo kavuganye natwe, kandi turababwiye, kandi murumviye. Imana ibahe kumva ndetse no kumvira, nirangiza yururuke idukiriza ibihugu mu izina rya Yesu. Sengeye abakongomani ngo Imana ihagarike ziriya ntambara. Sengeye abarundi, Imana ihagarike ziriya ntambara. Sengeye abanyarwanda, Imana ihagarike ziriya ntambara mu izina rya Yesu. Mbaraga z'Uwiteka, bwiza bw'Imana ishobora byose, aba aribwo bukora imirimo ndetse n'ibitangaza. Uwiteka, tureba n'amaso y'imbabazi, dukureho ibicumuro byawe, uturengere, utubabarire. Kugirirwa neza n'imbabazi zawe haba aribyo bitugaragaraho. Duciye bugufi imbere yawe mu izina ry'abayobozi bacu, duciye bugufi imbere yawe mu izina Nyiringabo Imana z'abaturwanirira, mu izina rya Yesu Kristo, ngo wifatikanye nabo, imitima yabo ukomeze kuyireba no kuyigenzura, nurangiza utubabarire mu izina rya Yesu Kristo. Twishyizeho ibyaha byabo, twishyizeho ubusambanyi bwabo, twishyizeho kuguhararukwa, byose bitweza
utugezeho udutunganye kugirirwa neza n'imbabazi za Kristo bigaragare kuri twebwe mu izina rya Yesu Kristo. Cyo tunanije n'imbaraga z'abadayimoni, cyo tunanije n'imbaraga z'urupfu mu izina rya Yesu. Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, nasomye ijambo ryawe rirambwira ngo gucyaha kwawe kwatumye amagare n'amafarashi bisinzirira guhera. Gira ibyo usinziriza guhera ku buzima bw'abarundi, gira ibyo usinziriza guhera kuri bene data b'abadede mu izina rya Yesu Kristo. Gira ibyo usinziriza guhera kuri bene data baba M23, gira ibyo usinziriza guhera kuri bene data baba Wazarendo, baba FARDC mu izina rya Yesu Kristo, kubera kuri Imana ishobora byose. Iyo uvuze biraba, iyo utegetse birakomera. Ndaguhamagaye ngo izina ryawe aba ari ryo rihabwa icyubahiro. Gira ibyo usinziriza guhera kuri bene data b'ingabo z'u Rwanda mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Nyiringabo Imana, turengera utwigaragarize, ongera ugaruka mu gihugu cyacu, ongera utwigaragarize, ongera turebana amaso y'imbabazi, ongera utwiteho, utubabarira ibyaha byacu, utubabare kuguhararukwa, utubabare kugutenguha, utubare gukinga amadini n'amatorero mu izina rya Yesu Kristo, kubera ko Uwiteka Imana ishobora byose. Ubabarire perezida wacu, umurengero umwigaragarize, ubabarire urubyaro rwiwe, ubabarire abanyarwanda n'abanyarwandakazi, abatwumva, abapinga ibyawe n'ababipfobya, bose ubabarire kubera ko Uwiteka Imana ishobora byose. Ngaho nukomeze kubana natwe, komeza kutwigaragariza mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo tubisabye twizeye. Amen, amen. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza, Imana ibiteho, Imana ibashoboze kwera no gukiranuka. Mbararikire kuza kubana natwe mu materaniro, ubwo turi buze kuza kugirirwa ubuntu bwo kuza guhabwa umugisha wo kuza kubwiriza iteraniro ry'uyu munsi. Nituza kugirirwa ubuntu rero turaza gushyiraho kamera. Dushimiye Imana ko hari imirimo n'ibitangaza Imana irimo iragenda ikora mu itorero ryacu, nubwo tutarabona ibigendanye n'ibyuma bigendanye no kuzajya ducisha amateraniro live. Nitubibona tukabona internet ku rusengero, tukabona ziriya sound card n'ibindi bigomba kudufasha gukonegita kamera n'intuza, amateraniro muzajya muyabona live. Ariko mu gihe tutarabibona, dushimiye Uwiteka iby'Imana irimo iragenda itugezaho. Abashaka kugira icyo badufasha, abashaka kudushyigikira, muhawe ikaze mu izina rya Yesu. Icyo Imana impagurukirije ni ukubabwira icyo akanwa k'Uwiteka akavuga, ni ukukoreshwa imirimo n'ibitangaza. Wowe ubyizeye, wowe wumva ugomba kubana natwe, wowe wumva ugomba gufatikanya natwe, tuguhaye ikaze mu izina rya Yesu. Wadusura ku rusengero, wabana natwe muri byose, kandi nzi neza yuko Imana itananirwa kuguha umugisha. Imana ntizaguhembera ibyo utatanze, izaguhembera ibyo watanze ubikoresherezamo Imana ishobora byose. Nimero yanjye ya telefone irahari, icyo washobora kudukorera, kudufasha, ugikorere, kubahisha izina ry'Uwiteka kugira ngo uzajye uhembuka, uzajye ubonera ibihe byiza byo guhimbaza Imana kuri iyi channel ya Kiranuka TV. Kora subscribe, komeze kubana natwe muri byose. Imana ikomeze kubashyigikira mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo tubisabye twizeye. Amen, amen, amen.